Nongeye kubasuhuza mwebwe abakunzi b'ikiganiro Inzira y'Umusaraba, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe. Dutangiye undi mwaka mushya kandi mboneyeho umwanya wo kubifuriza ngo umwaka mushya muhire kuri mwebwe, kandi muwushakemo imbaraga, kuko buri kintu cyose utazi uko gihatse ukwiye kubwira ukigenga ngo menyesha inzira nkwiye gucamo kugira ngo Imana izagufashe. Murabizi neza ko uyu mwaka turangije mwabonye byinshi. Hari abo mwabonye bari batunze ubu ngubu batagitunze, hari abo mwabonye batari bafite ariko ubu ngubu barafite. Ni ukuri murushaho kwisunga Imana. Uyu munsi waba ufite ejo ukaba ntacyo ufite, ariko wiringiye Imana niyo mugenga wa byose kandi niyo ibasha kugufasha mu nzira zose unyuramo. Ndabashimiye rero mwarakoze kubana natwe muri uyu mwaka ushize. Ni ukuri Imana ibampera umugisha kandi Imana ibakomereza amaboko. Muri uyu dutangiye tuzawugiriremo umugisha. Niyo mpamvu tugiye kwigana ijambo kugira ngo Imana y'amahoro irushaho kutuyobora kandi irushaho no kutugirira neza. Iryo jambo tugiye kwigana abantu b'Imana turarisanga muri Luka, ni ibice bitatu, duhere ku murongo wawo wa 4 tugeze ku wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo ni igihe Yohana umubatiza atangira kwigisha no kubatiza. Umurongo wa 4 uratubwira ngo nk'uko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze. Igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Ngaya amagambo y'Imana tugiye kuganiraho abantu b'Imana gatoya, hanyuma umwaka wanyu mutangiye mukarushaho kwishima kandi mukarushaho gusaba imbaraga cyane. Nge nakwifuriza kugira ngo utangire umwaka mushya usenga usaba Imana ngo Mana mpa uburinzi mu mwaka wunduje, kuko uyu nguyu urangiye ntago wabashije kwirinda gusoza ushima Imana, kuko ariyo yakurinze ibizorezo, nturahitanwa nabyo, nturatwarwa nabyo. Se wowe utarabirwara hari icyo urusha abandi? Hanyuma ushima Imana yagukoreye ibyo byose. Nk'uko byari byaranditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangurura mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ye. Yesu yaje avuga ayo magambo nawe rero, kubera ko Yohana yaje avuga ayo magambo, batunganye inzira y'Uwiteka. Inzira y'Uwiteka rero nta wundi ni Kristo, uwo mwami wari uvutse. Nk'uko mubizi kuri Noheli twiganye ayo magambo avuga kuri Kristo uburyo yari avutse, avuga uburyo azaza akaba umwami. Hanyuma ngo igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa. Igikombe cyose hahandi hatebekereye, murabona ahantu nko mu migezi hafi y'ibiyaga, aho hantu niho hakunda kuba ibintu bita ibikombe. Ibikombe byose ngo bizuzuzwa. Ni ibikombe bizuzuzwa. Ahataringaniye hazaringanizwa, cyangwa se ahatebekereye mu misozi naho hazuzuzwa. Mbese muri make mu mutima wawe hashobora kuba hari n'ahantu hataringaniye, waragiye kure biri dawuni hasi, ariko Yesu nageramo azakuzamura mu mutima kandi azabasha kugusubiza agaciro watakaje, ako wabuze. Hanyuma ngo ku murongo wa 5 haravuga ngo igikombe cyose kizuzuzwa, n'umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Ibigoramye bizagororoka. Kuri wowe hari ibyagoramye muri uyu mwaka, abantu b'Imana, kandi mujye mubyemera, kubera ko hari ibyo wakeneye ntiwabigeraho, hari ibyo washatse ntiwabigeraho, hari icyo wifuje nticyakunda. Ushobora kuba hari n'umunyeshuri ukifuza ngo nzaba nararangije 2020 ariko urakiga. Ushobora kuba hari warayihaye budget ngo nzarangiza mfite ibi n'ibi, ariko ntabyo urangije ufite. Ariko nyamara Yesu Kristo we ngazaza ngagorore ibyagoramye. Nyamara ibyagoramye nta bindi ni ijambo ry'Imana ryari ryaragoramye mu bantu. Hanyuma nawe birashoboka ko ariko byari bimeze, ariko Yesu ariteguye kugira ngo arigorore muri wowe, kugira ngo abantu bayobye abayobore, kugira ngo abajyane ku Mana Data wa twese ushobora byose. Ngo kandi n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Birashoboka ko muri wowe harimo ibidatunganije, ariko azabasha kubiharura abantu b'Imana, azabasha kubiringaniza, abashe gukuraho umwanda
w'ibyaha ibyo wakoze byose, kandi azabasha kukubabarira numwegera ufite umutima ubishaka. Nushaka umwuka wera uyu mwaka uzawubamo amahoro, ariko nutagira umwuka wera bizagusharirira usange bikubereye nabi. Ndakubwiza ukuri muntu w'Imana, shaka imbaraga z'Imana, shaka ubwami bw'Imana bigishoboka akabona. Nta kintu na kimwe wabasha kwishingikirizaho hano ku isi cyabasha kukurengera. Dusoreze ku murongo wa gatandatu tuvuga ngo abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Urumva ko abantu bose bazabona agakiza k'Imana, nta muntu n'umwe uzabura agakiza k'Imana. Kandi nushaka mu maso y'Imana ni ukuri Imana izahakwereka. Niwirengagiza ibyo wakoraga bya bindi by'ibyaha byose, Imana nayo izaza igusange kubera ko wavuye mu byaha. Erega kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka abantu b'Imana. Mu mwaka mushya mushaka imbaraga z'Imana, mbasabiye kuri Data wa twese ushobora byose kugira ngo abagororere kubikwiriye byose. Uwiteka nagusura amanukanye n'imigisha ye, azagusura azanye nabyo byose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ingororano Uwiteka atanga ni ubukire ngo ndetse n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Uwiteka rero nagusura ibyo byose azaza bizanye. Amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mukunda ikiganiro Inzira y'Umusaraba, ni mu izina rya Yesu Kristo mbasabiye ku Mana yanjye, amen.